abakuru b'ingabo n'izindi nzego z'umutekano, abahagarariye ibihugu byabo hano mu Rwanda, ba ofisiye mushoje amahugurwa, ababyeyi n'inshuti zanyu, abanyacyubahiro mwese muteraniye aha, ndishimye kuba ndi hano namwe mu muhango wo kwinjiza mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rwa ofisiye, ba ofisiye kadete bari hano imbere yanyu. Ndashimira kandi n'ababigishije n'ababahaye ari inyigisho, ari n'amahugurwa bitandukanye. Ngira ngo nshimire n'ibihugu by'inshuti byafashije no kwigisha abandi ba ofisiye nabo batubwiye umwanya washize mu bihugu bitandukanye. Turabashimira ko bahaye aba ofisiye, abana bacu, ayo mahugurwa. Ababyeyi ndabashimira cyane kuba mwaremeye ko abana banyu bashobora kujya muri uyu mwuga, ndetse mukabibashishikariza. Nabo bwabo mbashimira kubera ko cyane cyane byahereye ku bushake bwabo kurusha ko babishyizwemo n'abandi. Abo ofisiye barangije amezi 12 y'amasomo n'imyitozo bikomeye, kandi kuba muri hano nuko mwabyifashemo neza, mukarangiza ayo masomo neza, mwavanyemo ubumenyi, mwavanyemo ubushobozi butandukanye bijyanye n'imbaraga n'imyifatire byiza. Hanyuma icyo mwashakaga mukaba mukigezeho, turabibashimira cyane. Sinshidikanya ko ubu mwiteguye bihagije kandi mufite ibisabwa byose kugira ngo muzuze inshingano zanyu zo kurinda umutekano w'igihugu n'amajyambere y'abagituye. Ngira ngo ngire icyo mvuga hano. Ingabo z'u Rwanda
n'abandi bose bashinzwe umutekano w'igihugu cyacu. Icyo bivuze kujya muri uyu mwuga ni ukurinda abanyarwanda, igihugu n'abagituye bose, ndetse n'amajyambere tuganamo twubaka. Nicyo bivuze, niho duhera. Ntabwo dutangirira kumva ko ingabo z'igihugu muri uyu mwuga ari izo kurwana intambara. Ibyo biza hanyuma. Ubundi icyo zishinzwe ni ukurinda umutekano, ni ukurinda amajyambere. Iyo ibyo bihungabanyijwe n'intambara, ubwo nibwo nyine ibyo bindi biza. Nicyo navuze ko biza hanyuma. Twe rero mu myumvire yacu, mu myumvire y'igihugu, myumvire y'abari muri uyu mwuga w'ingabo zirinda igihugu, aho niho duhera kubaka, kwiyubaka, kurinda ibyo byose igihugu kigeraho. Bitandukanye no kubaka ingabo mu buryo zishoza intambara. Ntabwo ari byo. Ni nayo mpamvu rero mu ngabo zacu mwumvise amasomo bamwe bakoze banyuzemo y'ubumenyi. Ibyo kamandanti w'ishuri yabitubwiye. Ibijyanye n'ikoranabuhanga, ibijyanye n'ubundi bumenyi bufasha mu kubaka igihugu uko navugaga. Abaza mu ngabo z'u Rwanda, abifuza kujyamo cyangwa abo dushishikariza kuza mu ngabo z'u Rwanda, bakwiye kumva ko baje ahantu hatanga ubumenyi butandukanye, harimo n'ubwo kurinda igihugu mu byo twubaka. Ndetse ubwo bumenyi bukoreshwa aho ariho hose. Bukoreshwa mu Rwanda, igihugu cyanyu, cyacu. Ubwo bumenyi bukaba bwanakoreshwa no hanze, dufatanije n'ibihugu by'inshuti cyane cyane, kugira ngo ibyo duharanira kugeraho nabo kandi babifuza, niyo byaba bitandukanye, ariko ibyo baharanira kugeraho tugafatanya nabo kugira ngo babigereho. Nk'uko byagiye bigaragara aho ingabo z'u Rwanda zifatanya n'ibihugu bindi by'inshuti cyane cyane bya Afurika, kugira ngo ibyo bihugu nabyo bishobore kubona umutekano, nabyo bishobore kubakira kuri uwo mutekano kugira ngo bigere ku majyambere abantu bose bifuza. Ndetse bitari n'ibyo,
abajya mu mwuga w'igisirikare cy'u Rwanda bashobora kugira n'akamaro no mu bundi buzima busanzwe nanone haba mu Rwanda cyangwa se haba no hanze. Ubuzima bujyanye ubuzima bwo hanze bujyanye n'ibyo bize bijyanye na bwa bumenyi baha ingabo zacu muri aya mashuri barangije hanze y'igisirikare cyangwa se hanze y'igihugu. Icyo gihe ubwo buzima baba barabonye ibyangombwa byose bibafasha kububamo neza. Ko bakwiriye kumva igisirikare cyacu kiriga, kirahugurwa, kigira ubumenyi ndetse buhanitse ku buryo niyo byabaye ngombwa bimwe navugaga ubwo bumenyi bw'ikoranabuhanga cyangwa buhanitse bukoreshwa no mu gihe amahoro atabonetse tuyaharanira ngo agaruke ari byo ndetse rimwe na rimwe bivamo noneho no kurwana ya ntambara.